ubwo ninde usa nabwo ari wowe nawe ako shakira gicucu ngo biratangira gihaye ahabwa umufuka wa sida ari wo byo funguro rya saa sita mbesire kandi je nagushiramo iki inde ushiramo iki we wacigorye Kaye Ayare Jesus aho tuvuganira harero ufite amahitamo aya abiri irya mbere urahitamo upfe ari gikwisha irya kabiri upfe ari we wishe turashize tugereza gukorera imyaka 500 bamukora aramutse taramuke neza yego nako naba nawe urakoze uramukiye mu maboko ya polisi karya kabisa pore na gatafari kawa mbese karya sinyakugira umutima wabati ndumva umutima mubi ubyuka ako umuntu yabura kugira umutima mubi gute n'ibigambo cy'ikinazi cy'igikobwa kiba kiramutse bakubwitse kuri bagahungu ati ndikinazi ntago ari wowe nese umutindi umutindi n'iki kinazi umutindi ni so mbese urahera hayo unyita umutindi n'uko utari umutindi neho ibisatsi bidashokoje wewe ukirwa wivuna ufite umusatsi mwiza turabina narinzi kutabizi neza ko mfite umusatsi mwiza ufite umusatsi mwiza ndafite gira ati ndetse na cyane nka wa undi bagosha ku kabuno k'ingurube ngenda nkubwiye ambabwize kuri mwaduhungu wowe mugabo ari bwakugize uruzingo uyu namagambo afite atameze amugira umukara hanyuma we cyakugize igice ni igice gacikamo kabiri gese ndi igice hanyuma uri igice niba utari igice uri igicinje igice nawe zo kwitwa mbandi zakugize muremure zikura amasura yaba ko turayesha natukura amasazira kuvamo ko bazigufatishije kugira ngo utagwa ntabwo baratangira umva aka gakobwa ngo niriza ibigambo kaba karamutse kanzanaho gira uti n'ipantaro bayigukuyemo wahituguruka nkagurutswa n'iki umuyaga ntabwo wishuheri hubwo ako mukobwa tuje tuvuga ngo dusubire ari marakaje ivyo nanjye nivyo nanjye kukubwira ngo ukomeze umubwire afite umunwa muremure wagira urasonga kumera nk'uwawe nubwo ejo bundi nari ngiye kujya gusura ingagi mu birunga mitamura nawe mitamvuga ati ntago naba ngiye kugomuye n'ingagi niriwe njya kure afite umutima mubi akarimo guha ikinyarwanda cyuzuye nyine birumvikana mu bwoko bw'imbeba cyangwa inzoka hari ikindi gitaha mu mwobo niba naha mu mwobo bena ntago ni mu bwoko bw'imbeba cyangwa n'inzoka naba ndi injangwe kubera ko ibyo ngibyo byose ndabihabura ari wowe hamwe iyi ngiyi ni imbeba nkuru wowe ukaba inzoka iry'imbeba je nkarya injangwe irya iyi mbeba ikarya n'inzoka ukabwiza kuri karya ibyo tubireke ko ndabizi kwiyemera nicyo wavuze ntuzongere kuntera mwakubwira ngo mwaramutse yawe nibikira mari okay munze kubizanya akafunga umuntu akarya afunga umuntu umunwa wa ntara uranga asabira kandi uba ufite umunwa munini ubundi umuntu ugira ukura ahubwo se ngiye ikintu nshaka kubaza tutabanza ngo wumve ibyo umuntu agiye kukubwira ukahita uzamukana umunwa n'ubugambo bwa budashinga ugiye kuvuga mbere na mbere we n'umukobwa ubundi muri gupfa yakureba se batse mbaze mubwira ikintu ngiye mpfa n'umukobwa ikintu mpfa n'umukobwa nta kintu yuko ari mugufi nanjye ikintu dupfa cyambere ni ukuri akazigo kandi urya nk'ingezi Mvuraka nkubwire biratangiye kandi umutsi yirimbe wa mbese ese kuyirimba naba ndi gukora gushingura so yashirira so yicaye ku gataro kwizuba rya 8 kakamunangura ariko karyaseka mubwira ugerageza ufungue umunwa wawe umwasesereza biratangiye nanjye ungabanya nk'umunwa kandi ikindi ndakwiyana umva nanjye nawe rero nkubwire wagakobwa akora kamwe mu wa metero 1000 wa mesire murabizi n'ikindi kintu njye mbabwira abari muri tera tugamba mufite tugamba twinshi twamwiriwe kirirwa inoze zikaranze wa mbese agenda yugiye kandi umzibe kujya kunzamura mu kayozuka mungu muri utari umugore mwibwire muko babwirwa inkuru yuko sida urwaye igiye kubura iminsi 7 kwica burya kina rwaye sida ako biratangiye mu buretse gato agaruka hano kwanzi ko nandayigura naranzi kute garuka hano ase waruzi ngo urukumbaza azinga mu bwonko wa kinyamitende ni mwaza sida yikuyete wowe ntabwo na kwisara kagakoko kayitera nuko mwirirwa ubuse nkanje wamukubwo njishishitse ujishijwe urwo rwawe songoye nkashikushu ambo hanyuma uyu nguyu mushishije iki ikintu cyanye namujijije uyu nguyu nubwo burebure bwe bumeze nk'ubwira migozi yamuta amashanyarazi yara mu gishanga mureke baho ngaho komeza urugendo rwawe ubu ngubu tayari ngiye guhita mfata umutereta gafatwa hivyo gafatwa mwije gafatwa amaguru bakayandira bakagukubita inkoni 500 gafatane amaguru nako gahanga kwa kameza nk'ifundiko za murengo gafatana amaso n'amazuru n'umunwa ukajya wumvira mu nyonyi ngufu waza kuyumvira mara kuza kugameza utamba mu muhanda ngo urimo yatambuka ariko aho nayo nabandi gutama cyangwa nambuka bizi neza ko mfite agaciro mu baturage yego ko no kw'isoko bakugurishije aho n'ijana ajya kugura amayinite kandi bizi neza ko peka yayo amafaranga itakibaho naba nanjye bamijana we nano waguha 10 ry'ubugoro bwo guhita ushira muri ayo menyo yawe ubugoro se nari umuntu ukibugura ntubutangira ubuntu
ata ko kutabeshya nawe bizi neza ko ncuruza ubugoro. Si ubugoro gusa ahubwo iyo ubuze wikuza amase y'inka ndetse sinawe gusa umuryango w'iwanyu wose wajya mu baburozi kunywa ubugoro n'amase y'inka. ase ubundi reka mbuni mbabaza ubundi mubayeho gute? nakabona horo uruzingama wabaye uruzingo wabaye nk'inyonjo. biratangiye buretse gato utabona nakwihore ngo ugire ngo uricare urantungangara ubugoro niba usa nabwo ari wowe nawe. ako shakira gicucu ngo biratangira gihaye gahabwa umufuka wa sida ariwo byo funguro rya saa sita mbesire. ako hasi bundi buriya mukoyi bundi nje nawe dupfiki dupfa kuri uruzingo mwana hari icyo utazi kandi nje nagushiramo iki indushiramo iki uri wacigorye reka ye ayari Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niko hanyuma nkacyakubaza reka mbwire nuza we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga. Bagakobwa reka manze ngo ukiri gushaka kugenda kandi wowe tumye nkubitira umuntu umva ugizwe bagabo ndakwiyamya gase nkuzi uranyamya ntabwo nzi kandi garuka hano utagenda barankubita inki example barankubita inki 20 urankubita inki 20 iki gikobwa nanjye What in this? Jesus. aho tuvuganira ha rero ufite amahitamo abiri aya abiri irya mbere urahitamo upfe ari ngikwisha irya kabiri upfe ari we wisha. Turashize tugereza gukorera imyaka 500